umugore wanjye asiganwe ishyushyu nanababwire nibashaka ahubwo yakamwana umuntu yunga abantu yarangiza akavuga ngo yabunze nimba ibyo tuzadukora nawe uzazubikora umugore wawe uzazumugura inyange urebe ko yanaga turebe ko yazana ikintu cy'umugore wanjye ahubwo uriya mugore aba afite utuntu twinshi mu mitima ye ahubwo bitewe k'ubutindi n'ubugome nubona naze yanaga gute afite ibintu byinshi mu mutima bavuga ngo asigaye yambara cya kibuno cyo kibagura aracyambara kuyagaza n'ikibuno kugira ngo aze kibuno oya mwimubeshyira yaravuzwe ariko ngiye umugore wanjye ntabwo namugura cya kibuno nese n'ubundi kibuno aragisanga Imana yamuhaye menya ari naryo cyari batugirira bareba ikibuno cy'umugore wawe bakavuga reka buri umugore y'umugabo yamwitayeho neza ese ubundi ntamubabaze nzovu ariko se reka njye mubyize ukuri umugabo yaraye mu kabari iyo Sodoma akajya muri ya karitsiye yaryamanagamo n'indaya kandi rimwe na rimwe ngeyo turi kumwe agira gutya akajugunya kakaguru kiwe nkamubura akawete inzovu sha ubwo aba ari hehe se reka oya ikibazo ngiye kukubaza ngira aho usibye ko ngiye bura ntapfa kuvuga umuntu kubera iki ko yambeshyeye ngo akanyanya ku mugore ngo umugore ngo ngiye nasukishije umudamu Sodoma 30,000 bose nafata 30,000 nkasukisha umuntu oya aratabara bashaka tugira n'umwijyane mu rugo rwacu uniko wenda reka nkubwiye Vanessa nishyuye 26,000 yego ibi twe tuvuga sibyo nicyo kibatunze 26,000 ni amafaranga menshi ubwo ufashe 23,000 by'umunsi umwe enda 23 nshobora kubikora umunsi umwe none n'ejo ngo njyana nakoresha 26 nkasigara zero kuri telefone ese iterambere twa dufite niri ariko se ubundi urugo rwanyu hari abantu bashaka urusenya urabazi wabatubwira ukanabarinda Esther ngereka nkubyize ukuri tubwiza ukuri ubwire Esther abantu bashaka gusenya urugo nge nanjye ndabazi ni mutubwire ikigare mugendana munabahe gasopo reka nkubyize ukuri urugo rwacu baruteze iminsi waruteze iminsi ninde ba bantu baruteze iminsi harimo Noheli harimo Nyamabondo sinatinya harimo n'inshuti yanjye yakamwana nubwo ari inshuti yanjye mugendana muryaryana noneho impamvu baba babishaka ya minsi baduhaye bajyana nibura urugo rwacu uhite rusenyuka nirumara gusenyuka Esther nagenda akibana nanjye nkibana batangire bavuge babe babonye indi content batangire bavuge ngo ntitwababwiye ntitwabahaye amezi 6 harimo na Delphine noneho Delphine yageze baravuga ati ahubwo amezi 6 ahubwo ngiye mbahaye ukwezi kumwe arangije anavuga ukuntu ngo yamubwiye ko yambaye ngo udupira ese n'agapira kabaye ndabizi se ngo k'imyaka 12 oya Vanessa Espea ngenda babyiza ukuri urubyaro rutangwa n'Imana mu bantu natumiye bwa mbere ni yakana umugore we uwo munsi iryo joro reka je tugura n'amayoga turanateka tugira gute basanga urugo rwacu ukuntu rwari rumeze imbere kuko ngiyewe mbere ntarabana na Esther ngenza avugisha ukuri nta rido nagiraga matora yonyine n'injerekani n'ibasi ngenza avugisha ukuri wanubeshya ndakunyomoza ndahazi inzu yanjye nta marido yagiraga yakamwana niko bari banaruzi twakoreye n'ibiganiro n'ibiki bagarutse uwo munsi Esther tumaze kubana yagerageje kuzana ibikoresho byiwe amarido ubona ko urugo rwahindutse none ari urw'umugabo n'umugore none batangira kurwuriraho batangira kuvuga ngo sheri wanjye yari afite telefone ya touch noneho icyambabaje yakamwana ukuntu akunda amafaranga yese afata amafaranga ajya hari umutipe w'inshuti yanjye ucuruza ibintu by'amatelefone ushobora kubona muzi Yannick yakamwana avuga mu kiganiro ngo umugore wanjye ngo nta mafaranga 100 ngo ajye kugura ngo touch ngo kwa Yannick ngo sinshaka ngo sinshaka ko umugore wa Nzovu agira touch ngo wanjye ntayigire kuko dusaba afite
kaga telefoni bajya bavugiraho amagambo kariya gato ngo gaceze ngo ugira gute ubwo ngubwo ko numva iryo shyara riri rero Nzovu uramubona akaba ari kwikuriramo ikabutura ubwenge bwe wowe wakuyemo ntabwo wakumuka vuba mwana wevanamo icyoga arimo yakatoganye ngo kuyivanamo mwana kwambara isime twaje nayikuremo esa ngwina metre ubuzima bwagarutse oya ntago agiye gucenginga niko ubuzima bwagarutse ngewe Esther ntacyo ntazamukorera umugore wanjye mutereye ivi kwa mutereye ivi rero ni ikimenyetso kigaragaza urukundo mukunda abantu babikora ni bakeya Esther reka aza tubwire uko nyuma yo kumuterera ivi hano ushaka unazishyiraho baravuga cyane Esther nyuma y'uko baguterera ivi umeze ute impeta urayambaye ndi kuba mfite ibyishimo mu mutima wanjye mfite ibyishimo byinshi cyane oya Esther ngewe ntacyo ntazagukorera kuba nagutereye ivi nkakora n'agashyashya nkagutera ivi mu mazi abantu benshi batera abandi ivi ku butaka ariko ngewe nkwandikiye impeta muri pisine ya hoteli bita Shiba ni ikintu cyiza cyane ni agashya ngewe nakoze ibyo bintu nabitekereje ndavuga nti reka nkore icyo bita diferanse ni ikinyuranyo ibyo abandi bari basanzwe bakora bagira bate ivi ndigutereye mu mazi rero ni ikigaragaza urukundo kandi inyuma y'ibi hari ibyo ngiye kugukora bizagushimisha bitari n'ibi ngibi ni ukuri nzamukorera bitari ibi ngibi nimba mvuze nti ubuzima tuzaba dufite kuri isi Esther aziga imodokari ibyo byose bizava he mu mutima wanjye mu amafaranga dukorera Imana izabaho umugisha ibaha amafaranga mbaturiyeho amafaranga ndaje uyu munsi hari abantu batse nimero za Esther cyane barazibima n'iza Nzovu ndazitanga fungurira mbaho umugisha urugo rwabo nanjye urugo rwanyu nduhaye umugisha murakoze uriya akeshi ntabwo umugabo abika amafaranga kuba icyizere umugore nanjye mufitiye kigaragaza so mu mitungo nzaba mfite rwose Esther azaza abika amafaranga yanjye kandi uriya mafaranga akeshi afasha urugo reka nanjye amafaranga umpaye reka nanjye nyaho umugore aze kuyabika buriya umugabo n'umugore iyo bumvikanye ikintu cya mbere ntibahishanye amafaranga mu kazi dukora Esther azamenya amafaranga dufite nimba nk'ubu ngubu ndi mu byo bita amasosiyete hari ahantu ntanga 10,000 ku munsi arabizi rwose iyo nyatanze nkunze kuyatanga nijoro nkabimenya namara kuyatanga nkahita mpamagara uwo mumama wese amafaranga yakugezeho Esther ibyo bintu amaze kubimenya nimba nafashe ayo mafaranga
ngomba kuyazana mu rugo Esther nkavuga nti dore ya mafaranga de bya bihumbi 10 nanga ku munsi dore ngaya twarangiza tukaba twashyira kuri banki Esther akaba bizi nimba mfite indi sosiyete ntanga buri ku cyumweru no ku cyumweru nashyizemo umunsi nsi kwa mbere ejo nashyizemo ibihumbi 60 sinabikubwiye narabimubwiye ku buryo ayo nari mfite kuri telefoni ejo nijoro nari yatanze ku mafaranga nari mfite kugira ngo nange na rya 10 ntanga nijoro Esther yampaye igihumbi ndongera kugira ngo babone ayo bankata ngiye kohereza uwo mumama Esther ni warampaye igihumbi nijoro imbere y'Imana kimusabye kugira ngo nari mfiteho ibihumbi 10 n'amafaranga 76 kuri telefone kandi iyo wohereje umuntu ibihumbi 10 bagukata inote y'ijana kugira ngo wohereze 10 yuzuye imbere y'Imana yangurije igihumbi yakimana ko sukunguriza ubu bivuze ngo umutungo utunze wose Esther arawuzi nawe ayatunze yose urayazi se yewe akeshi ayanjye arayamenya nimba mfite sosiyete ntanga ibihumbi 10 ashaka kubiti nzova abantu bari kumwe n'abantu 30 nimba ari 30 nimba ntanga 10 nzafata ibihumbi 300 ntanga nibura amafaranga buri ku cyumweru agatabo ko kaba kari mu rugo areba amafaranga natanze ayo tuzagabana mu kwa gatandatu aba yareba ubwo nindamuka nyafashe icyo gihe ngiye gufunguza banki muri Equity azamenya amafaranga dufite muri banki ari nayo ayo mafaranga nitubikora nk'imyaka nk'ibiri reka badutega iminsi ayo mafaranga tugomba kuyafata nko mu nkengero z'umujyi wa Kigali tukagenda nimba ari icyo kibanza tukakigura Esther akaba kiriho nkamwandikaho nanjye nkiyandika biba bigaragaza ko dufite urugo rwiza cya kibanza kiri mu maboko yacu cya kibanza reka dushobora kukigura tugakomeza nga tugakodesha mu mujyi wa Kigali nimba ikibanza tuguze miliyoni 2 ni nk'urugero batwungura miliyoni 2 hakagira tubona aduhaye miliyoni cya kibanza twahita tukigurisha twakigurisha tugahita tugura ahandi hebyiri izindi ebyiri tuzifite kuri konti kuko iyo mukoze ucyo mwumvikana no hazava ya modokari Esther agomba gutwara twaba tugiye yabagiye kwa nyirabukwe iwacu akantwara nanjye twatugiye iwabo tukajyana dufite imodokari ariko Esther wumva imigambi umugabo afite shamana ni myinshi cyane pe ni myinshi ariko abantu nyine nuko batugendaho wamubereye umugore muzima ntubikirumbo ntubikirumbo kareba ko mutuba ku rugo rugakora ase ngende ikirumbo nyine ndakubwiye nti wamubereye umugore muzima ntubikirumbo nyine abantu bamfata rega bari abantu bashaka urusenya bano bantu mugendana bashaka urusenya bavuga ngo uri ikirumbo bakagiserera nzovu nabyo rero bazabona we gerageza nimba no mu biganiro ubabyiza ukuri kuko ngewe narebye ikiganiro ejo wakoranye n'umugore wa Nyamabondo na Dusabe njyana amagambo bagiye bavuga bagira bati we bimintuza wigira ngewe Esther uri umugore wanjye bye nimba haragushatse kujya ntago umugore ari imfungwa buriya hari abagore baguma mu rugo bavuga ngo bagume mu rugo akahava umugabo amuhaye intuza ngewe ushaka kumbwira ngewe buriya hari akantu Vanessa Espaya nimugoroba hari akantu nakunze Esther yakoze ni nako ngewe byatumye nkora ibi byose kumusohokana muri Shiba kumwambika impeta yego ni akantu yakoze rwose karakantu nagakunze ejo yakoze ikiganiro kwa Gisiraje ariko barangije ahita amamagara arambwira sheri wanjye gukina gutya turangije ikiganiro ariko ngiye kunyura muri salo ngiye gusokoresha kuko umusibe ejo abantu bari bamaze iminsi bandika iwanjye ngo uriya musatsi we ntibawukeneye
agomba gusa neza agomba gusa neza bagira urukundo aranarekura ariko abagore nimwe mugiye kumusaza ariko Vanessa Espire ngiye nkurahirire dore ngo narahira kuva twabana ubu nirinze ibintu byo gutinda muto sinavuga ko inzoga nayiretse nshaka kugenda nkanywa kanose kamwe buriya baravuga ngo iyo umaze gushaka ugakomeza kugenda muri cya Kigali mwajyaga musangira kiragutera ubu yakamwana ntago mukirarana amajoro aranamuhamagara ntagende mwese ninjoro ko yampamagaye ngo ari ku kabari ngo ntimamusange ngo ngurire inzoga biriya ni bya bintu kandi koko reka nkubyize ukuri buriya iyo wamaze gushaka nk'ubu ndamutse nk'urugero nkageza za saa 8 Esther ntabwo byamushimisha yavuga iti y'amafaranga atunga urugo ya terambere tuzageraho amafaranga yayanywereye njye bari igihe Esther tutarabana reka nkubyize ukuri twari turi mu gashyekero ndamuhamagara ansanga ahantu twari turi njyewe nakoranyije abantu anuka imezo zawe reka tuvuge nishyuye 26,000 yego ibi tuwe tuvuga sibyo nicyo kibatunze 26,000 ni amafaranga menshi ubwo ufashe 26,000 by'umunsi umwe enda 23 nshobora kubikorera umunsi umwe none n'ejo nkongera nkakoresha 26 nkasigara zero kuri telefone ese iterambere twaba dufite n'iri ariko se ubundi ubu urugo rwanyu hari abantu bashaka urusenya urabazi wabatubwira ukanabarinda Esther ngereka nkubyize ukuri tubwiza ukuri ubwire Esther abantu bashaka gusenya urugo nge nanjye ndabazi nimutubwire ikigare mugendana munabahe gasopo reka nkubyize ukuri urugo rwacu baruteze iminsi waruteze iminsi ninde ba bantu baruteze iminsi harimo Noheli harimo Nyamabondo sinatinya harimo n'inshuti yanjye yakamwana nubwo ari inshuti yanjye mugendana muryaryana noneho impamvu baba babishaka ya minsi baduhaye bajyana nibura urugo rwacu ruhite rusenyuka nirumara gusenyuka Esther nagenda akibana nanjye nkibana batangire bavuge babe babonye indi content batangire bavuge ngo ntitwababwiye ntitwabahaye amezi 6 harimo na Delphine noneho Delphine yageze baravuga ati ahubwo amezi 6 ahubwo ngiye mbahaye ukwezi kumwe arangije anavuga ukuntu ngo yamubwiye ko yambaye ngo dupira ese ndagapira kabaye ndabizi se ngo k'imyaka 12 oya Vanessa Espire ngenda babyiza ukuri urubyaro rutangwa n'Imana ndabeshya ese ubundi kuki bagenda ku rugo rwawe nuko barusha ubustari niki oya reka nkubyize ukuri buriya ntazavuge ngo nimba ubanye n'umugabo ngo mumaranye nk'ukwezi kumwe mushobora no kumarana imyaka mutarabyara imyaka nta rubyaro ndetse ubu namaze imyaka ingahe mu rugo rwa mbere sinamaze imyaka 4 rero buriya umwana atangwa n'Imana ubundi ubu wifuza Imana iramutse bahaye urubyaro Nzovu wifuza ko Esther yakubyarira abana bangahe aho ndahavuga mfite abana bane nkuko Esther yarashatse nanjye nabanaga n'umugore Esther ni nkuko nawe umugabo babanaga babyaranye umwana yego nanjye umugore twabanaga dufitanye abana bane njye ndumva Imana iramutse idufashije njye na Esther umwana umwe yabahagije Esther wenda wese ukabyumva kubera ubuzima ariko ubuzima muri umujyi wa Kigali wabuzi mfite abana bane ubwo hiyongeyeho wa Esther baba babaye 5 kandi bose bazajya mu ishuri ese abana uri kubafasha baza Esther ejo bundi mubaze ko ngewe nimba twari turyamye nimba twari twicaye mama wabo yarampamagaye mu gitondo abwita abana bakeneye amafaranga y'ishuri buriya kazi sinakora ikintu ngo bite mugabo mwiza ntabanje kukibaza umugore turi kumwe buriya ni amakosa n'ubwo ufite abana wabanje kubaza nabwiye Esther ngiye kohereza abana amafaranga y'ishuri ni mama wabo arambwiye ngo abana bababwiye ngo bazana amafaranga y'ishuri ndibaza Esther erega burya nubwo ufite undi mugore Esther ashobora kubaza amafaranga afite kuri telefone yego ariko nimba mubwiye Esther yaravuze ati sheri wanjye abana ni abacu Sandrine n'iki abana bawe nzabakunda no mu biruhuko bagiye baza hano
bahamara iminsi 3 kuko ngewe nkunda abana twabanye nanjye narabyaye kandi ko usibye ko none se nzo Esther reka se nkubwire Esther afite umugabo babanaga n'umugabo wifashije nge nzavugisha ukuri iyo aza kuba umwana wa Esther yabyaye yaza kuba ari iwabo wa Esther ariko na mama wa Esther nanjye umwana ye kuzamufasha no kuri kwimana yo mwijoro nayo kuzamvuga inti reka twohereze mukecuru 10,000 agure umwana amata agire gute ariko umwana ari kwasi none se nzovu kuki ujya kohereza abana amafaranga ukabanza kubaza Esther yakubwiye ngo uzajye ubimubaza ibyo ni byiza nimba ubana n'umugore ugomba kumenya amafaranga agiye kandi yambwiye ngo uzafasha abana ni buriya umugabo uzakora ibintu ntabanje kubibwira umugore bari kumwe ni amakosa ese ubwo ngo nimba Esther azi ko kuri telefone nanda mfite 5,000 nk'urugero mvanyeho 15,000 ndyohereje abana numva ko hasigaye 35 Esther akaba ngombwa ko telefone yanjye ayinjiramo agasanga kuri mobile money havuye 15 namubwiye ko amafaranga yagiye ashaka kuguteye wasuye muri zanda zawe wasuye kwa Delphine wasuye kwa Nyiramenyo amafaranga niho wayahaye ariko mubwite aya mafaranga naya nahaye mu bana ahita avuga nta kibazo kandi icyo gihe narabimubwiye aravuga ati kanaka rwose ibyo bintu nakoze ndabikunze kuko Esther ankundira abana urumva ukuntu uyu mugabo aba agutaka Esther niwongera kubabaza nzo nge nzajya kuri kamera mbwira abantu bose dukore kampanye yo kukurwanya nsharaga umubabazi ngewe hari umugabo wambwiye ngo sinkakunde kumuvuga izina ejo bundi twaravuganye kuko Esther wabize afite touch uwo mugabo uraje bivuga kandi yarakwiye ngo ujye uceceka ntabwo namuvuze izina ikintu yatubwiye ega cyeke uvuze izina ry'umuntu nibwo bamumenye yaratubwiye ngo nimuramuka mugiye kwirega wagiye wowe Esther yemeye inote y'100 mbemere 100 buri umuntu yakwemera 100 mu kujya kwirega ni amafaranga menshi cyane ndamutse nongeyeho nanjye nshyizeho 100 nibya bibaye 200,000 kwirega nibura kwirega tugashyiraho na nimero z'abashaka kubafata ngiye 200,000 erega kwirega nta nzoga nyinshi zikoreshwa cyane buri ikintu kigoranye ni amamodokari harya mwihaye amezi angahe yo kwirega mubanze mubane neza ejo bundi mbese ni mu kwa kabiri ntabwo itariki turayishyiraho tuzayishyiraho ngewe nzayivugana n'umugore wanjye niturangiza kuyishyiraho duhite tuyibwira mama wiwe na papa wiwe nabo batangire babwira abantu bagire bati ntabwo itariki turayishyiraho kuki babashuka bagashaka gusenya urugo rwanyu urwabo ruraho rukomeye namwe mukumva amabwire mugatanga reka njye sinjya numva amabwire y'abantu ngiye nyine amabwire y'abantu Vanessa Espaya iyo ubundi sinzi ko waca umugani ngo iyo umuntu ashatse buri nibwo ubona abanzi nubwo ubona abanzi nk'uwo bita Yaka n'indyari Yaka nibo bantu Esther yimuka ava mu rugo aho yabaga azi iwanjye mu bantu natumiye bwa mbere ni Yaka n'umugore we uwo munsi iryo joro tugura n'amayoga turanateka tugira gute basanga urugo rwacu ukuntu rwari rumeze imbere kuko ngewe mbere ntarabana na Esther nge nzavugisha ukuri nta rido nagiraga matora yonyine n'injerekani n'ibase nge nzavugisha ukuri nubeshya ndakunyomoza ndahazi inzu yanjye nta marido yagiraga yakamwana niko bari banaruzi twakoreye n'ibiganiro n'ibiki bagarutse uwo munsi Esther tumaze kubana yagerageje kuzana ibikoresho byiwe amarido ubona ko urugo rwahindutse none ari urw'umugabo n'umugore none batangira kurwuriraho batangira kuvuga ngo sheri wanjye yari afite telefone ya touch noneho icyambabaje Yakamwana ukuntu akunda amafaranga yese afata amafaranga ajya hari umutipe w'inshuti yanjye ucuruza ibintu by'amatelefone ushobora kubona muzi Yannick Yakamwana avuga mu kiganiro ngo umugore wanjye ngo nta mafaranga 100,000 ngo ajye kugura ngo touch ngo kwa Yannick ngo sinshaka ariko yarayifite ngo sinshaka ko umugore wa Nzovu
agira touch ngo wanjye ntayigire kuko dusaba afite ka telefone bajya bavugiraho amagambo kari gato ngo gaceze ngo ugira gute ubwo ngubwo numva iryo shyara rirerire na telefone baguze nibi kuko yakamwana yahaye dusaba 100,000 dusabaza guhita yohereza yakamwana 10,000 ayo mafaranga yakamwana yanamwereza Sodoma yaraye Sodoma regaye amugura telefone ya 90 kandi burya telefone ya 90 hariya mu mujyi usanga ya Esther yirusha agaciro none si iyi meto umuguri wamwambitse ntiguze ibihumbi iguza ngahe iyi ni zahabu iyi meto irahendira mu 100,000 umva ko bavuga ngo bazabangendaho ngibyo nkoreye ngo nako sheri wanje Esther ngo nabo bazaza bahora babimukorera nabo bazagura impeta azayimwambike iyi ni zahabu azaza ayitwereke kuri kamera azaza ayitwereke ndavuga ngo umugore wanjye agiye kuzajya muri salo usukishe ngo noneho yaranavuze ngo yabunze kubera ko ari akazi ngo ari akazi yarabivuze ntabwo byari bimuri ku mutima mugabo n'indyarya ibintu yarabyivugiye muze kuntuka muri comment niwe wabyivugiye mane uriya mugabo n'indyarya mbi kandi arimo kugerageza kugenda nshuka akamamagara nijoro ngo nimusanga ngo ku kabari ngo ngure inzoga nturanye na botike kandi zinema n'inzoga harimo inzoga nzazanywa akanose nshaka nkanywere mu rugo ndi kumwe n'umugore wanjye asiganywa ishyushyu nanababwire nibashaka ahubwo yakamwana umuntu yunga abantu yaragize akavuga ngo yabunze nimba ibyo tuzadukora nawe uzaza ubikora umugore wawe uzaza umugura inyange urebe ko yanaga turebe ko yazana ikintu cy'umugore wanjye ahubwo uriya mugore aba afite utuntu twinshi mu mitima ye ahubwo bitewe k'ubutindi n'ubugome nubona naze yanaga gute afite ibintu byinshi mu mutima bavuga ngo asigaye yambara cya kibuno cyo bagura aracyambara kuyagaza n'ikibuno kugira ngo aze kibuno oya mwimubeshyira yaravuzwe ariko ngiye umugore wanjye ntabwo namugura cya kibuno nese n'ubundi kibuno aragisanga Imana yamuhaye menya ari naryo cyari batugirira bareba ikibuno cy'umugore wawe bakavuga ngo buri umugore y'umugabo yamwitayeho neza ese ubundi ntamubabaze nzovu ariko se reka ngiye mubyize ukuri umugabo yaraye mu kabari iyo Sodoma akajya muri ya karitsiye yaryamanagamo n'indaya kandi rimwe na rimwe ngeyo turi kumwe agira gutya akajugunya kakaguru kiwe nkamubura akawete inzovu ubwo aba ari hehe so reka oya ikibazo ngiye kubaza nyiraho usibye ko ngiye bura ntapfa kuvuga umuntu kubera iki ko yambeshyeye ngo akanyanya ku mugore ngo umugore ngo ngiye nasukishije umudamu Sodoma 30,000 bose nafata 30,000 hasukisha umuntu oya aratabara bashaka tugira n'umwijyane mu rugo rwacu uniko wenda reka nkubwiye Vanessa umugore wanjye ese we nakwemera nkafata 30,000 akajya muri salo nkabimusukisha nkagira gute kuko ni umugore wanjye erega nawe ushaka abagore bafite inzobe iteye ubwoba reba nk'iyi nzobe si ubundi kuki ukunda ugushaka abagore beza bibibuno n'ukubera iki inzobe kari cyo bakuziza ariko nanone zazindi bitahoho ntabwo nzaziteza ngo nshake wa mugore ufite ikibuno kinini cyane kingana n'icya fisi iki kibuno cya Esther ni icyo ngicyo se ariko banza udakunda abakobwa b'ibikara ndiyo umugore wanjye asiganywa inyange ameze neza uruhu ruradede uruhu rumeze neza ubwo nubwo nanjye yaba arimo kunywa inyange turi mu rugo nanjye ndimo kunywa akanoresi ibyo nibyo tukaryama nta kuvuga ngo nkwenose zigeze muri zinga ngiye Sodoma ngiye mu Gashyekero urankurikiye urugo rwacu ruzatera imbere tugire amafaranga tugire gute noneho umva ko bari abantu ngo ibyo mbese ibintu byose bazabitureberaho ngo icyo tuzagura ngo nabo bazakira ejo numvise warakaye babwira uti ndabiyamye ku rugo rwanjye ndabiyamye barebe urwabo nyine ariko Vanessa uzi kugira ngo umuntu amenye urugo rwawe ngo amenye nuko ngo turyamye bashaka no kumenya uko muryama se cyane kabisa aganda kazabica nzabemera baguze matura nk'iyanjye icyo nicyo cyane matora zo urabizi ute ko ntayo bafite iruti yawe iyo bafite ndayizi
noneho araza kukurasa yakamwana arabizi noneho azakurasa noneho ararusenya hari imbunda agira andusha umunwa si majoro seriyeto nakorone ariko majoro azanyereka ifoto yambaye imyenda ya gisirikare ngiriya yakanyombye ugiye iwe mu rugo muri salo wisangamo yambaye ingofero zazi igisike cya bitaga gendarmerie uzi ko gendarmerie na FPR imaze kubohora abicwaga abatutsi barimo kwicwa yagize gute abajandarume barakomeje barakora basimburwa hagiyeho polisi noneho yakari umujandarume ndakubwira ntuzanyereka ahantu ifoto iwe muri salo yambaye imyenda ya gisirikare yayitaye mu ishyamba Nzovu reka mbashimire mwakoze kwitabira ubutumire bwanjye Imana ibaho umugisha ibubakire ikindi nasoza mbabwira ngo abashaka kubasenyera ni benshi babashakamo content bashaka ko musenya nimwumva amabwire ni akazi kanyu rero nanjye sinangiza ikiganiro ntagize icyo mvuga ngiye cyuniyemeje mu kujya kwirega ntabwo ngenza bikora nka biriya byaka kwirirwa uvuga bamaranya amezi angahe ngo umugore aratwite ndetse bazajya kwirega inda ari nkuru ahubwo siyo ndamuvuga ntayirimo ariko ahubwo yabona ukihangana naho hasunikira iminsi yakamwana namubwiye ngo nuramuka ugiye kwirega nkwemereye 50,000 kandi yakamwana 50,000 nabimuha ahubwo tugiye kubatanga kwirega nanjye yakamwana ami 50,000 nabo nibajya kwirega nanjye nzaba ni nko kugurizanya kandi kuko mbabyiza ukuri urukundo rwanjye na Esther shitani ntizarwivangemo rwose tuzakora gashya tujye kwirega kandi abantu bazayirushaho kudukunda Imana ibampera umugisha abakunzi ba Vanessa Inspire mukomeze mudusharingire video mukore subscribe turabakunda content nk'izi nta handi wazisanga ni twebwe wazisanga kandi kwirega ngiye mu kwirega ntabwo bimeze nk'ubukwe kujya mu murenge cyangwa kujya imbere y'Imana abantwerera rwose icyo kizaba gikomeye mu kwa gatandatu harimo gusaba no gukwa baba ariho bazamfasha kuko icyo gihe nzaba nkeneye amafaranga menshi ngiye uzampamagare hano ndaza ngukorera kuko nimba tuzajya kwirega ibyo bintu nabyo bazasa nk'ababitubwira mu kwa gatandatu kandi Esther ndamukunda iwabo nzabashimisha ntabwo ari kuvuga ngo kuko ari mu giturage ngo 200 nabamupfubije rwose inkwano bazanca niko nzayitanga sawa nzaguhuza na wa muntu wigeze kuguha 50,000 twumve ko yakongera akagutwerera nta kibazo rwose azantwerere mu gihe cyo kujya gusaba no gukwa kuko niho hakora imbaraga nyinshi mu kwirega rero ntabwo Nzovu soza usengera urugo rwawe mupfukame musenge urugo rwanyu satani ntazarwinjiremo tutahe Mana ishobora byose Mana nkunda ni wowe waremye ijuru n'isi urarema urema Esther aza kuri iyi si nanjye urandema ariko niwe wateganyije yuko Esther azambera umugore nanjye nkamubera umugabo Mana ishobora byose nkweretse abashaka gusenya urugo rwacu Mana niwe ugomba kugabanya umurindi wabo bakagerageza bakavuga makeya ariko ibyo bazavuga byose tuzabyakira ni wowe uhari ni wowe wubakira umugabo n'umugore ni wowe ugomba kuduhuza ni wowe ugomba kugera gute baravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ibintu amatungo ukabiragwa n'ababyeyi Mana nkweretse urugo rwacu urube hafi urugenderere kandi urugo rwacu ruzakira abantu ntiruzaburemo ibyo kurya ntiruzaburemo ibyo kunywa tube tugira ibintu twihera abantu igihe badusura kandi Mana ibyo nteganya imbere harimo kwirega harimo gusaba no gukwa byose Mana uzabimfashemo kandi ku buryo nizeye igikundiro mfite mu bantu nizeye ko tuzagira ubukwe bwiza ngewe na Esther Mana ndabikweretse nkweretse urugo rwanjye nkweretse abavandimwe banjye nkweretse abavandimwe ba Esther nkweretse abavandimwe banjye aho bagenda Mana ujye ubarinda urinde umuryango wa Esther urinde umuryango wanjye kandi Mana tuva mu rugo ngewe na Esther tukagendera ku mamoto tugasubira mu rugo rwacu ku mamoto
mana ujye utuba hafi, ujye imbere ya moto paka igihe tutubotse mu ngo zacu, kandi mana tuzatugera mu rugo tuzatuguha icyubahiro. Mbisabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Ryama. Usa nk'uryamye mu buriri. Nyine usa nk'uryamye mu buriri. Urumva icyo baye? None usa nk'uryamye usa nk'ureba hejuru mukumva. Reba mu kirere. Reba mu kirere. None ugenda ukoresha amaboko inyuma. Ngende nyakuta amazi Kuru kinyuma. Uruhano utari kwijyana se gutyo amazi kujya mu matwi. oya ni wowe uri guhengama. Urambura umubiri wawe wose. Usa nk'uryamye mu buriri. Gutyo wimufata ese genda kwa kundi bakweretse kuri guhengama kari guhengama. Tunjani hano hirya. Ndahengama. Ni wari kwihengamisha. Tuza. Gutya. Ijira gufashe. Urumva icyo bazi. Rero mu bitaka kuru. Ese arabizi. Nose ubonye ari cyo ubaye. Ako amazi umuntu ataricasha bazi no koga bapfira muri pisine. Ndavugiye kugera aho ngaho. Ntungoge mazi ntukamfate. Kiraza gusoma. Muri pisine ntabwo ari mu kiyaga. Ntabwo ari mu kiyaga. Utabangamira abantu muri komisiyo. Ujye ugira uruhande rwawe. Ugira uruhande rwawe. Wa mukobwa azi koga nyamara. Agiye kwibira ufunga iki? Kwibira. Kuko ntabwo wakwira wambaye ijire. Uwambaye ijire ntabwo yibibira. Ni amakosa. Reka tugende. Umwuka Kurikira Esther mugenda. Mwereka uko baryama bakubita amaguru. Okay. Buretse hagarara bakwereka uko baryama. Amaboko ntabwo ugira uko nguko. Ukavana inyuma inyuma ukoga neza. Gutya. Mwereke buretse reba ibyo agiye gukora. Ureba amaguru yanjye. Ureba amaguru. Urarambura gusa. Ukagera iyo ngiyo. Urayarambura yegera. Kandi njyewe wambwiye ngo sinibire kuko nambaye ijire. Ubu ntabwo wambaye ijire. No kujya urogera hejuru agiye gutya. Umuntu wanjye utajya mu mazi. Amaboko ari imbere ari hejuru cyangwa se Hejuru gutya. cyangwa hejuru. Gutya bari hejuru. Uraryama byonyine. Uraryama ukishira gufashe. Kimwe wakora wajya ugora amaboko usa nk'ukura amazi imbere. Ako karajya kava mu mazi. Akaboko gutya. Mwajyane hejuru. Ukumva uko wako. Kono nagasa amaboko yawe ari mu mazi. Ko yari mu mazi. Kamwe ariko kurya cyane. Akaboko kamwe karagenda. Nakandi kakagaruka. Ukava inyuma yawe ukazamuka. Kamwe karagenda. Kamwe kwa kari imbere. Kandi ukava imbere yawe. Mbega ntabwo amaboko agendera hamwe. Ntabwo agendera hamwe. Ntabwo ugenda gutya. Kamwe kari imbere akandi kari inyuma. Urya mu mazi byonyine. Inyuma. Kandi ukazamura. Nako ngako. Gutyo noneho amaguru. Kanze mweke mwagishe kamwe. Nakaro ijyo tukavana mu mazi. None amaguru yo ugira ukunguye. Amaguru sasa. Amaguru abarambuye. Amaguru abarambuye kugenda ugire. Umeze nk'uryamye. Umeze nk'umuntu uryamye. Si gutya se. Nyama nabimenya da. Reka ntukanze hariya kare. Rero amaguru ko nawe ameze. Amaguru abarambuye. Amaguru ko nawe ameze. Abarambuye. Urukura amaguru. Amaguru arambuye mu mazi. Abarambuye kugenda yikubita.
sinyakubita amaguru urayakubita Uragize uyigira ukunguku. amaboko niyo nkoresha Amaguru niyo. uramera nk'uryamye nk'uri gukubita imigeri gutya Uragira ukunguku amaboko. None amaguru akazi kayo nayo gukubita amazi ukunguku. akubita amazi ese va mu nzira ngerageza nzoye Ntukave mu mazi. kubita amaguru kubita amaguru kubita amaguru Akaboko kubita amaguru Keye kazi kava inyuma cyane. kava inyuma kaza imbere n'akandi kava mu kwaha gutyo Akaboko nako kari kuva inyuma yawe. gutya Kava inyuma. gutya Kano kava. Nakaranga. gutyo uko Kuru bakava. yagiye uko Nako ngana. wabonye ko ugiye komeza ugenda ugera kuri kiriya cyuma komeza uko kuraje Ya maguru nayo ugiye kuba. ayagoye we Okay, good. reka umuntu yazajya akabyiga Wabyiga bishatse. none ntitugeze kuri cya gikorwa umva wambwiranye esita naze hano hino esita ko utari koga wowe bimeze bite yari azi ko anabizi Amaguru yarambura nta mufite inyuma. Yarambuye kugira ngo kose. tubikora kata gakora mu mazi hehe kajya sheri ngwino hano nkubwire ngwino woga ujya hano nkubwire Uza noga. ujya hano Bagere.